Nanditseho my best friend. Who? Ni Babu Rugemana. Babu is the most famous person, like. Niwe nshuti yanjye. Nakubwiye like most famous person. Nyine umuntu wa mbere muri telefone yawe ufite. Nk'umustar nyine kurusha abandi bo. Shangiye kuri njye ni Babu. Okay, nari binimba. Ndizera ko mumeze neza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro bya Don Entertainment. Twe muri kumva cyangwa se muri gukurikirana ni Gatete mu gihe muri hano kuri Don Entertainment. Ni ukuvuga ngo twongeye kugaruka kuri witwa Miki, niyo mazina yamenyekanye by'umwihariko muri filime nyarwanda, muri Rwanda Entertainment cyangwa se muri entertainment yo mu Rwanda. Ni ibintu bikomeje kugenda bicara ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bavuga ati witwa Miki akunda witwa Babu, abandi bati we ntabwo ari kumukunda ahubwo byarenze no gukunda. Bararyamana bafite ukuntu bahura, hakabaho kuba bashobora kwishimana cyangwa se bizwi nka enjoyment cyangwa se enjoyinga, guhavinga fun. So ni ibintu byagiye bivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, abandi batereka reka uwitwa Miki ni inshuti magara n'uwitwa Babu n'aba besto. So ni ibintu byagiye bivugwa inshuro nyinshi kugeza n'ubwo uwitwa aga promoter akaba ari umugabo ubu ngubu tuvugana yamaze ko official husband wa Miki. So ni ibintu byagiye bivugwa cyane rero ku mbuga nkoranyambaga, ariko abantu benshi bakagenda basa nkaho babitera utwatsi. Ni ukuvuga ngo nyuma y'ubukwe uwitwa Miki yanze kugira ikintu atangaza mbere y'uko ubukwe buba, mbere yuko habaho igikumwe, yanze kugira ikintu atangaza. Abandi bakavuga ati uwitwa Babu ni bogari, Miki yamukunda, mbese Miki yaramwihebeye. Ibi rero ni ibintu byagiye bigaragara ubwo uwitwa Deriyo Gasana yabazaga uwitwa Miki atese tubwire the most famous person muri telefone yawe ufitemo, umuntu wumva ufitemo muri telefone yawe nyine uvuga ati uyu muntu niwe the most famous. Uwitwa Miki nyine mbabwire ko afite abantu barenze, afite aba famous cyangwa se abasteri benshi muri telefone yiwe, ariko ngira ngo yatinyutse avuga ko umuntu w'icyamamare uri muri telefone yiwe ari Babu. Abantu benshi bakomeza kugenda batanga bavuga ati nuko ngo entertainment yo mu Rwanda yabaze kuba nk'iya muri Amerika, ku buryo umuntu ashobora gukunda umuntu atinye no kubihisha, abobwa akabyita ngo ni besto, ngo ni inshuti y'abantu mwakurikiye amashusho y'ubukwe bwa Miki. Mwagiye mubona uwitwa Babu asa nkaho yari hafi ya Miki, abandi bakavuga ati ni inshuti magara, ariko ukabona uwitwa aga promoter ntago abyishimiye, mbese nyine asa nkaho bigendanye n'ibyo agenda abwirwa, nyine ntago abyumva uburyo ki uriya mukobwa ashobora kuba yarigaruriwe cyangwa se yarigaruriwe n'uwitwa Babu. So abandi bakavuga ati bararyamana, ni muri entertainment, ariko ibyo bintu bibaho, ni ibintu biri official bizwi. Ibi rero ntabwo ngenza kuza kubitindaho, ahubwo tukibaza ngo uwitwa Miki namwe murebe icyitwa mureba reaction yagize ubwo yabazwaga kuri Babu. Nyine se Babu kuki yari uvuze kariwe most famous person muri telefone yawe, ntabwo ari uko wenda Babu yamukorera ibintu birenze cyangwa se wenda mwitaho cyane kurusha witwa Sabe wa Isimbi cyangwa se kurusha MIE. N'abantu bamukoresha ama interview bakanamuhemba, so mu boss we ngo ni Kiramani. Ikindi most famous person ntago Babu arusha kumenyekana Kiramani, nta nubwo Babu arusha kumenyekana Sabe wa Isimbi, nta nubwo arusha kumenyekana muri Habirene. So no kuvuga ngo ni bya bindi nyine bishobora kubaho, ugasanga wisanze wakunze umuntu birenze nyine urwego, ugasanga nyine byamaze kurengera. Nibyo rero usanga abantu benshi bita ngo entertainment, ngo naba bestongi biki, ariko sometimes behind the scene haba harimo kandi kantu. So reka turebe indi video ubwo yakomeza kubazwa na Deriyo Gasana, wumve ibintu yatangaje. Nanditseho my best friend. Who? Ni Babu Rugemana. Babu is the most famous person, like. Niwe nshuti yanjye. Nakubwiye ati niba entertainment yo mu Rwanda yamaze kuryoha, imeze nk'iyo muri Amerika. Bamwe ati tubwire, ngiye mbwira nyine the most famous nyine ufite muri telefone yawe. Aravuga ati nge ni Babu, niwe nshuti yanjye. Nyamara uwitwa Miki ni inshuti ya Sabe, ni inshuti ya Irene nkuko nabibabwiye, ni inshuti y'abantu benshi, ni inshuti ya Kiramani. Man, she has a lot of friends, ariko kwitega akavuga Babu, iryo zina nyine abantu benshi ntago bari kubyumva. Ngubu reka wenda mwumve nk'iyi video yose mwisobanukirwe, mwumve like mutazajya mugira ngo wenda ni ibihuha, ni AI. Alo? Oui, alo? Bite? Sawa, bite? Ni sawa, mba nashaka kubwira ko ngukunda. Subiza ko ngukunda nanjye. Ni Gasana ari munkiza muri challenge.
bigasana arambwira mamagara okay noneho ngira ngo abantu benshi mumaze gukurikira video mwese mwahita mumenya ukuri, mwahita mumenya nyine imiti kibigisha inyuma. Kuko nimumbwira ngo umuntu ahamagaye umuntu amubwira ati nshaka kubwira ko ngukunda, undi nawe direct nta gushidikanya no kumubaza ati ese wowe umbwira ko nkunda bimeze bite niki? None si umuntu bariranye wese, umuntu baturuka ahantu hamwe, si umuntu babana mu buzima bwa munsi cyangwa bakorana cyangwa bakirana amafilime, undi agatambwira ati nage subise ngukunda shu, uri kumva? So noneho undi agahita avuga ati kugira ngo wenda ataza no kurengaho ibindi bintu bikajya hanze, reka mpite nitangura ngo mvuge ko ari Gasana warumbwiye, kugira ngo hataza kugira ibindi bintu bijya hanze nyine bigatuma hari uburyo nyine hanze abantu bahita batangira kudukeka nyine, none bigatema bimera nk'ibibaye official. Uwitwa Miki ubundi nimwe mu bantu batazwiho kurya indimi, ikintu akunda itakivugira, icyo yanga akivugiraho. Bivuze ngo abantu bakurikirana entertainment yo mu Rwanda, abantu bakurikirana showbiz yo mu Rwanda bose bazi today, bazi ukuri, bazi ikibyihishe inyuma. Nibyo bindi bavuga ngo ibintu by'ubukwe, ibintu byo kubana ntabwo bivuze ngo kugomba kubana n'ukunda, ushobora no kubana nk'umuntu mu buryo nka business. So ni ibi ngibi rero bintu kuko bimeze, abantu benshi bagiye bavuga ko ngo uyu mukobwa aryamana n'uwitwa Babu, ngira ngo nyine ni nko kuri nyine tuvugana kuri hanze muri showbiz yo mu Rwanda. So ni ibintu nyine bikomeje gutangaza abantu benshi bivuga ati ntabwo byakagombye cyane ko Miki ntambara ubwo niburamara n'iminsi 2 ntabwo irashira, ni umunsi umwe n'amasaha, ariko ugasanga ibintu nk'ibi bitangiye kujya hanze. So nuko nguko ibintu bimeze. Gusa muri rusange umuntu witwa Miki twirengagije wenda ibyo ngibyo biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, biri kugenda bizenguruka ku ma Instagram, ku ma Snapchat n'abakoresha X cyangwa se yahoze ari Twitter, mwagiye mubona cyangwa se mukurikirana mwumva ayo makuru. So ni ibintu nyine byagiye bitrendinga, ariko mu by'ukuri wenda tugiye behind ibyo byose, Miki ni umuntu wakoze ubukwe bwiza, ni umuntu wamaze kuba kwisobanukirwa, ni umuntu abantu bamaze kubona ko burya bwose nubwo umuntu ashobora kwitwa ikindi kintu akasuzugurwa, akaba mu buzima bugoye, ariko nyuma hashobora kubaho kwideforma cyangwa se ubuzima bugahinduka binyuze muri talent ukaba watera imbere. So ubu tuvugana rero Miki yakoze ubukwe bwiza, ibyamamare bya bitandukanye, Emirene, Sabe wa Isimbi, ibyamamare byinshi, nubwo The Ben atabashe kuhaboneka ariko hagiye hagaragara amufite ibyamamare byinshi byo byitabiriye ubu bukwe. Mbese muri rusange mu makuru twavuga nuko Miki yagerageje nyine kugerageza basi nyine kwereka abanyarwanda ko nta muntu mubi ku buryo ataguha isomo ry'ubuzima, nkuko tujya tubyumva henshi, ugasanga umuntu nyine yari umuntu twese twatekerezaga ko uriya ntabwo ashobora gukora, uriya nta hantu ashobora kurenga cyangwa se kugera, ariko ugasanga nyine umuntu araje akoze icyo bita difference cyangwa se ikinyuranyo, abantu bose bagatungurwa. Ubukwe bwa Miki rero bwatunguye abantu, kumva ko umukobwa wagiye umenyekana ku mbuga nkoranyambaga avuga amagambo asebetse, avuga ibishegu, atukana, nyine ugasanga nyine akoze ikintu nk'iki gikorwa umuntu yakita kinde kikirwa, akaba nyine agakora nyine nk'iki gikorwa umuntu yakita kari cyaba ari gikorwa nyine kinde kikirwa. So Miki rero yigaragaje neza, ngira ngo umuntu anavuga ngo congratulation kuri we, umuntu anamwifuriza kugira ngo ubukwe nyine bwabaye bubitangiriro ndetse buzanababera ubukwe bwiza, bububakira ubuzima bwo kugira ngo bazatera imbere bagere kuri byinshi. Ndege ibyo umuntu yavuga muri rusange, ariko nyine turi Don Entertainment, tuvuga kuri entertainment zo mu Rwanda ndetse no mu karere. So nuko uko bimeze, niba utarakora subscribe kuri Don Entertainment nakubwira ngo waracikamwe muri iyi minsi, tugiye no gukora ikindi kintu kirenze, tujye tubagezaho amakuru yose agezweho mu Rwanda, hanze y'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.